Biranjatane biramagana kinya ese kuki batabona ko ari wowe nikundi meze bite se ansuhuje se bushize wanegereye nkagusuhuza n'ubu ukaba wongeye negereye bimeze bite? nta kibazo kirimo nyine tu ahubwo bakwita nde? Bakwita Kanyana. Kanyana ufite akazina keza. Nanjye banyita benshi. Mu rugo ni hehe se? Kamugo ni hano ruguru kwande? Ndakubwira ubutaha. Ese wambwiye nona? Oya bari banumye ku muhanda ntabwo nabona ko mbikubwira. Mwiza nyine tu. Gusa maze kukubona kenshi subizi se. Nyine hari ikintu nashaka kukubwira tu. Mbwira. Nyine naragukunze. Nujye mbonye kangahe? Mubonye kenshi. Gusa naragukunze. Ntacyo mu mwanya nzakubwira. Se kuki muhita muvuga ngo tubaho umwanya? Nyine mu mwanya banze mbitekerezeho. Ntaribi naho guhaye urahita umbwira. Oya. Mu mwanya ngenda ahubwo nanjye no kwihuta. Ese ubwo koko waretse kunsiga kuko ukambwira? Oya nyine sise mubwiye nzakubwira. Harya wambwiye ngo mu rugo nta no ruguru? Ntaribika ngo yerekeze wari uri kujya. Oya ndijyana na mwana. Ese waretse nkaguherekeza? Oya ariko ndijyana. Ese tuzongera guhura gute? Simbizi. Ndumva mbangamiwe. Ese ubwo n'icyo mvuze kikubangamiza? Nta kundi nyine. Ubwo tuzongera duhure mu rugo harya ni kwande? Uzahamenya ni hano haruguru ntabwo ari kure. Nyine hari haruguru ndahazi ni kwande? Nyine uzahamenya nitwongera guhura nzakubwira. Nta kundi nyine reka nihangane. Gusa ubwo nyine narindi kwihuta reka ngende. Ntari bubwo tuzongera duhure ubutaha. Shiri umeze ute? Gahunda nizere kuyibuka kuri 727 uni ho magaze. Nunyicire gahunda rwose gira ubanguka. Bwira motari yihute, uzi gutumya agatima kongera kakagaruka. Bwira motari yihute. Nagutegereje kabisa. Byihutishe. Subizi koko iyo narwaye gahunda ukuntu nanjye mbameze. Umutima urahagaze. Banguka. Sawa. Mata, agana. Mata ko ndi kumanuka kandi wazamukaga uri buntware? Nta kibazo hose turagerayo. Naringiye kuri hoteli bita 727 urahazi? Ndahazi. Nangaye? 2,500. 2 wanjyanye? Nta kibazo kuko n'umukobwa mwiza ndagutwara. Nta kibazo kakigenda. We choose. Ntabwo yagiye hera. Gahondorera nese ubu yagiye yanyambariye n'ipantaro. Mana yanjye. Kandi namubuje kunyambarira ibintu. Gahondorera nese wambwira ngo
Nando uzi ko nta kintu na kimwe yasizemo. Sinaho ubu ko ururiya mungu abambaza iki? Ana yanjye. Ese ibi nzabihoramo? Nandi nabikaga amasogisi yanjye ako se. Ana ya. Nararushye, naragowe. Mana yanjye. Nuko ko umuntu utakwifuriza icyiza wabona nawe ansize. Umuntu waragiye. Ese uba nyifumva ko nzabahusha. Wagwa ni maji. Komera ni wewe bose. Ni fresh. Kwakeye mwa Shaman, ntizasaga nyine. None se bimeze bite? witonze. Neragutya nkurore neza. Iri koto warikuye. Man, kwa. Ubu wararyiye. Ahubwo se kumbona none uri wenyine mugenzi wari. Shabyihore. Cya mugenzi wanjye. Reba sibyo tuvugisha ukuri. Ejo ndi twibye igikapu. Dore ngiki kirimo ibintu. Dore oya bantu tuze ndabona hatawe umutwe byagenze bita ahubwo ndabona. Nje ndaje nsanga nta kintu na kimwe yansigiyemo man. Nese abantu bose nibi bazajya bankorera. Tuza kuzaho. Nose suzi by'amaniga. Ubwo nyine namucomotse. Wenda akemotse nawe wari waragiye. Ahubwo ibyo tubireke. Nungomba gusanga ukiri muri ubuzi. Ibyo tubyihorere nese mane kumeze neza. Mwana ifaranga nyine riraza. Ariko nyine nawe ikintu kikwica nuko waranga. Nese wahoranga ukazabona iki bro. Mani ibintu byo kuvuga ngo uzabona iki ngubu weho no babyara. Ushaka bora arangana na sabore ifite mikintu. Wowe ugiye kundabura inzira wakoresheje nzima. Nanjye abarizo nkoresha. Narababwiye ngo tujyane muranga none Ave aho ngaho hiryaba minuzi. Ugeze kuzamo imbeba ako nawe barabuze. Ko mbona n'imvura yaguye warabigenje. Nisunyumvira ngo nawe mbigenje. Usema karito mana yawe. Ahubwo wa mwenda hari imyenda najyaga nambara yindi. None nayo banzayijyanye imyenda narayanyagirwa nyira. Narakubwiye ngo uve muri ibi bintu nkwereka ahantu hari diru nzima. Ubu wabuze no gukina akadege ngo urebe ko hari diru yakungu. Wewe kibazo cyahora muri defection. Nyine reka nkwereke sibyo. Ugiye kubimfashamo ahubwo ugiye kungurira akantu ntuzane bya bintu byawe akantu wewe butuje ahubwo nkwereka ahantu aho amafaranga nagenda ragaceza iki gikapu cyo wayikina wanakijugunya twabona ikindi wiki ushobora kukijugunya kandi usabona ingi hari mari gukuramo makenya ushobora gukuramo makenya. Ikibazo cyawe ni nka cya kintu ngo waroze najya gute nagushaka gusiga boro zose ngo twigende nishizara mu cyumba tugiye kugenda kiore ureba ubuna ashobora kugarukana cyakagikora ubu naguze ikintu kinagaye nubwo usigana agashimya cyangwa hamwe utaranu kanje sha bro comoke shase ko nsigaye nawe nibagiye gutaruka ubu ndacaye none mana no mwambutse ari riyambutse imwe nakubwiye ngo nawe ukivamo ubundi nje nyine nkisita nyumva ntago mpiriwe n'ubuzima habe no mu nzozi iminsi yose mba ndi kubara amajoro n'amanywa ntegereje umucyo wasa mu buzima bwanjye ese bibura nanjye ntabwo n'umunda kubajya bavuga urukundo nyakuri rudatoranya urukundo rw'ukuri rurarira ariko ntirupfa nubwo isi yose. Sheri wanjye ubu ngubu bayizanye ikonje ubu yashyushye nagutegereje avuga ati umuntu w'umuntu wanjye byagenze bite ariko ubwuje ntari subizi ko kari wowe ubuzima bwanjye se oya ninashira wiyongerereho oya wiyongerere muri indi se indi yanaza ariko ntari subizi ko ari wowe nkorera se cheers sheri tumwe ameze neza
cyane noneho inzobe yabaye inzobe pe nari nkukumbuye byihorera wandusha noneho ndi kukureba ikisuku usigaye uhagaze ukuntu usigaye umeze ni neza cyane sinakubwiye ngo nzakujyana ahantu kuri hoteli nsumva nawe ngo ufite nka buri ki dore ni ahangaha kuri hoteli aha bayita 727 si wari uhazi oya aha barohazi nazanwe nande se ubutaha tuzagaruka n'ahangaha ugomba kuzahagira nk'iwawe yega reka ndagukunda undi bagufite babyumva none se cyagiye twahuriye mu muhanda hari akantu natekerezaga kukubwira biranga nabuze amahoro cyagiye niyo mpamvu warebaga ndi gukaruka gutya nabuze amahoro pe ntago wabinka numvaga nshaka kuzakujyana ahantu oya ntago njya ngufana sheri ntago wansuzugura ariko ubwo nyiciye kire nyiciye kire pe ntago nabikora subiza ko mukunda ugomba kuza ndi gupanga ndavuga ati se sheri wanjye genze kwakunda umunsi urangira ngiye no kukwereka mu rugo ugomba kujya kubona mu rugo se kuri hoteli wahabonye utazanambaza ngo iwanyu ni hehe subyari ngombwa nonahara oya ni ngombwa na tumva nkushaka soze tukazajyayo gutaha mu rugo ahubwo se wagurutse tukagenda nonaha aya reka tugende sheri wanjye utaha sheri akiby'umubiri si ubizi mubize yabaye iki reka tujye gukora urukundo sheri haguruka sheri nuko numvaga twazajyayo utaha oya haguruka tugende ukarebe ako mana yanjye mwa pasiteri igihe twamutumiye hashize igihe ubusa ari hehe abana b'iki gihe rero yatare sinzi ahantu rwose yatinze uwo reba amasaha nageze burije sinzi ahantu rwose yanyuze hano yanyuze sinzi aho ariho pe se ntazi ko umuntu aba yamutumye ikintu aba akeneye koko ndabona we wanarambiwe ujya guhindura imyenda ntarambiwe uvuye no ku muhanda hari akantu uvuye kuzana uvuga ngo wowe urajya kuza yaje kare ariko n'undi wapi byanze ahubwo neza ko turi bunahurire mu nzira ariko wapi birangiye nteguriye muri telefone nashake ayihorere ariko nariba nayizanye nazayiteguramo ubutaha ariko use mukorera iki kumubabarira nese ko ari uwacu twabigenza gute ndamuhana bimwe bya nyabyo kiretse ningira undi mutima nama nkagira impuhwe ariko amaze ndumva nteye umujinya pe nusubira n'ibyo bamwigisha no ku ishuri oya abana b'iyi minsi nyine bagira agashungo ubwo ntabuze abandi yahuye nabo ari abo bigana ari abo baziranye ugasanga nyine bagaraganiye nyine baratinze dore naha twahageze wabonye wanjye twahageze si heza cyane uravuga utarabona uru ni urugi muri se wakifungura oya bakaraga kabiri karibu iwanjye abonye iwanjye ibwami ni ibwami habonye turi n'ahangaha intebe z'abashyitsi ziri oya ngende uwo musitari mba muri geto no kwicara ku gitanda narenga ku gitanda oya wicara ku gitanda ahubwo urari icyo watwaye wahicara nari bishye ahubwo kiriro ukuntu bigenda twicaye iyi niyo nzu yanjye niyo nzu yanjye ahubwo se ni icyacu twembi nta kuntu usaba ngo ukagicaho akabogi nyine ukaba wicaye oya intebe z'abashyitsi ubwo zirenga oya ntaby'intebe intebe z'ahangaha ni mu kiliziya wapi ahangaha ni mu nzu yanjye hari umuntu tubana se wundi ntabwo njya kubuta oya urajyaho ntatanze ese uranyihindutse ntatanze aka kanya shira wambabari waje ku gitanda
ngwino ku gitanda sheri. Ariko sho wajya ureka. Ako si ubundi areka iki? Aka kanya. Aka kanya si amasaha yose urugendo twakoze ubu ntabwo wananiwe. Oh yicara uruhuke. Yicara uruhuke wowe. Icara. Chakabogi. Ahubwo se ahantu ni neza. Ahantu ni neza. Ahantu ni neza. Ahubwo nawe. Ese kuyemo. Kuyemo. Oya mu cyumba bakuramo ariko. Urasabwa. Urabeze ko ngo iki harashyushye kandi n'umuriro wagiye nta vandarateri ziri kwaka. Gira ahubwo kirurebe byarebye kirurebe. Oya ariko iyo suko. Ku gitanda. Kaburiho n'imyenda. Nse se wanze kunyereka aho nicara atari mu buriri. Oya gende jya mu cyumba ukureho. Kandi bikoro bikunze reka niwe wanjye. Inka yanjye se bikoro bikunze. Banguka reka mbe niryamiye. Naho ubundi se ugira ngo banguka. Banguka. Ako waheze. Nirambitse n'ubundi nshaka kabaraga. Sarankundira. Ariko byanze bikunze birashoboka. Sheri wabangutse. Urugendo rwe rwagenze bitera. Sha. Aho niyasohotse. Gusa urufunguzo sinjye urufite. Kamutegereze n'ubundi nakundi. Ndakubita mbangura. Uretse. Nanjye ko niganye n'abaki. Uriye shari? Uricaye? Oya warushye ndabizi urugendo wakoze. Oya ngwino. Kanya suri haririye. Tuganire. Oya twanaganira ibiganiro biraza. Erega uza amagambo mfite kukubwira mu kanya. Kamane nsoza ibyo ngiyemo. Ngwino. Ubwo. Gira. Oya. Jamga. Nabaho nitwa ngewe Varandi mu mateka yanyu. Baby. Ntabwo niyumvisha aho kumeza uko nguko. Uranungwe. Tumya agatima kanjye kongera gutera neza. Nawe kumeze neza. Ntabwo habije. Wabyumvisha? Ubundi umugabo ni ngewe pe. Asa amaso sabago. Cyacaza urakoze. Umeze neza ku buryo. Naba. N'Imana yambwira ko igiye gutwara. Nakitanga nge nkagenda. Urabansiga. Nakitanga ku bwawe. Ahubwo twajyana. Ahubwo se. Reka tuze gushiduka. Ako ni dana kongera ariko. Chere. Karameshu. Uribuka ko ibintu twakoze tutikingiye. Shino se ibintu byo gukoresha agakingirizo ntabwo bigezweho. Agakingirizo reka kabishya ibintu nabyuze. Maze niriya chance ugezeho kumva turi ni ukubera nta
nakakoresheje Nkusi ubwo usanze nasamye byagenda ibyo ntacyo bitwaye si ukujya ku gipimo se ukazabyara tukarera umwana surishere wanjye se subiye so umuntu ega nagize ngo aba nk'abandi basore oya ntabwo ndi nk'abariya bose bo ku mihanda njyewe nzi gusa ubaha wamburana iki nta kintu wambura na shere wanjye erega mufata nka byose byanjye biba bimeze neza ndakurahiye mbishishikariza na buri wese ega ahubwo kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu nzajya ubura iwanjye nzajya nsura ariko nyine shonje mfite ikibazo ufite ikibazo cy'iki mfite ikibazo cy'amafaranga ikibazo cy'amafaranga uguze icyo ni ikibazo cyane igisubizo njyewe Valante njyewe uzi amafaranga si ikibazo kamuhe fone wishyirireho wowe icyo usabwa kurayo ukeneye gukoresha nanjye nsigireho ayo mari gukoresha muri no minsi nari berega ntacyo utakoze ntacyo utakoze kabisa byaciyemo sawa kandi nizere ko bigenze neza nta kibazo cy'amafaranga uzongera kugira muri iki cyumweru ubu sibyo mbasha no kuri ndishimye pe none se sho karame ni ukuri nongeye kwishima pe subiri se kabi kirakira Meze neza mvuye mu kazi nanjye guhamagara nkubaze amakuru nimbashira mwarahuye sha amakuru ni meza umeze byagenze neza se cyane nizere ko mwaganiriye bikamera sawa mva inama zawe mba nazikurikije si wumva none se byagenze bite ngambwira sha nyine cyagiye twarahuye tuhera kuri hoteli ahanyakira nyine ibintu bigenda neza nyine mubwira cya kibazo wari wambwiye cy'amafaranga arambwira ati rero reka nkubwire kugira ngo nyaguhe ugomba kubanza kuza ushatse kumbwira ko umupiri wawe umuhaye se yego shashu nakorera ariko bigenda si wumva wamenye ubwenge sheri wanjye si wumva uzi iyo umuntu rero wamuhaye ubunyunyu si aba yabwumvise uri kumva ku buryo ikintu cyose umubwiye ahita agira gutya ati amafaranga ni nkenda ku mutwe none nizere ko ngiye kugira kandi nawe nyafite n'amafaranga ubwo rero niba wumva ko wamuhaye ukamuha neza nawe uri muri modo byarabaye ariko shameze neza ibyo byose rero ugiye kubirya kabisa ariko shamfite ubwoba shere ubwoba kuko ya wenda se yaba yaragutenda ukuri ndi kubitekereza nese ubundi yaraguteye inda afite amafaranga ubundi bitwaye iki oya ntacyo bitwaye ahubwo maze ni nabwo wanamurya neza n'imitungo yiwe igahita ibi yawe kubera waba umuhekeye ubwo se ambwiye ngo nta hantu twizeye duhurira byagenda cyane ntago nkurikije ukuntu wamumbwiye ntago yabikora gusa shana umwana mwiza ntago yabikora kabisa kandi nabwo aramutse anabikoze twareba ikindi kintu twakora none byagenda bite nifite akantu kako ariko ubwo nyine ngufite ubundi ngufite byose ubwo amafaranga y'inzu yaguhaye rwose Imana ishimwe ahabwa icyubahiro ahubwo ugiye guteta ugiye wishyura inzu sheri nta ntangayiko rwose sindeba ko watangiye no gusa neza wahise maze ahantu amafaranga ari harahumura noneho biri kugaragara biragaragara cyane amafaranga ari kukunukaho sheri usikari kuguhumura wowe umva kabisa byaciye mute ni wowe rero nanjye nzajya ngutamo kuko uri umuntu w'ingenzi cyane rwose sheri ujye ukomeza umenye ubwenge umpe amakuru meza ngaho bayi nyine komeza bayi ni kuri telefone reba izuba rikiva turi hanze turi gufata akayaga hanze reba ndebera n'amasaha yo kuryama deje arageze
burije kuko niba ari no kurya twari ubusa wararya nagera aha yaburara ahubwo ni ukuba amaso kugira ngo ataza akadukomangira akatubura kuko nyine birakabije pe yatinze birakabije ntacyo urubyaro nyine aba ari urubyaro komeze ngiye kujya no kwiryamira ndi nyina naramubyaye n'ahandi namushyira nyine ndabyakira ntacyo none se minyo nawe ibi ujya ubikora ndagenda nkabanguka ntabwo ninda ejo ndashaka oya ariko reka mbe nkuretse nawe nzagutesitinga ndebe ukuntu witwara niba watinzeyo nta mpamvu ese ubundi ni iyihe mpamvu ishobora gutuma umukobwa atinda ku muhanda ashobora guhura n'abana biganye bakaganira cyangwa uramushyigikiye nanjye byambaho nanjye byambaho mwebwe murashaka kuzatuma ngira umutima mubi ariko ubu ngiye gufata igihe kinini cyo kubasengera ntabyumvishe iyo bagutumye ku muhanda aho bagutumye hose icyo bagutumye uri umwana mu rugo uba ugomba kucyubahiriza ukacyumva ukagishyira mu mutwe ukakizanira ku gihe kuko umuntu ukigutumye aba agikeneye ubwo si agasuzuguro nuko ari burya ari buze nagiye kuryama sha bayiwe kandi wese ufite ubwoba byagenze gute